uyu munsi dukomeje kundi mugambi wo kubaka kiliziya ikomeye yo mu mutima, kiliziya ikomeye iyobowe na Roho Mutagatifu, kiliziya ikomeye yubaka byageze aho abantu bose bagarukira Imana. Kubera iki? Kubera ko ni ubuhamya tugomba kubasangiza bwagize icyo bukora. Twavanyemo icyo abantu batandukaniyeho cyose, tukajya tujya mu nzu yose duturanye utitaye ko ari amakaro cyangwa ari sima, niyo yaba ari icyondo twajyagamo, abize n'abatarize, abakene n'abakire. Intumwa zahuzaga imibereho, zigahuza ibyo batunze, zigasangira byose, zigafashanya muri byose, zigasurana, zikabana, nta na kimwe kibatandukanye. Nibyo twifuza ko abanyarwanda baturanye bagarukaho. Inshuti zacu mudukurikira ku YouTube channel Paroisse Vincent Paroti Gikondo, aho muri hose hirya no hino ku isi, twongeye kubasuhuza kandi tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe mu biganiro tumaze igihe tubategurira. Muri kumwe na none na Umukiza Joseph. Uyu munsi tukaba tugiye kubaganirira ku kiganiro kitwinjiza mu buryo twagombye kubana, kitwinjiza mu buryo bwo kubana hamwe. Ikiganiro tugiye guhabwa n'umuvandimwe Vincent Murenzi. Mumaze kumenyera Vincent Murenzi ni Vice President w'inama y'Ikenurabusyo ya Paruwasi, akaba agiye kudufasha gusobanukirwa na bimwe twibazaga mu mibereho ya Paruwasi Saint Vincent Paroti Gikondo. Aradufasha no gusobanukirwa na gahunda Paruwasi imaze igihe ishyizeho, gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima. Dukurikire ikiganiro rero kandi dukomeze dutangiye ibitekerezo, tugeze twisangize abavandimwe bacu YouTube channel, dukora like, dukora share, kandi twibuka gukomeza kwiyandikisha, dukora subscribe, hanyuma dukomeze tubane namwe. Bwana Vincent Murenzi, tuguhaye ikaze. Murakoze. Watubwira muri make ubuzima bwa Paruwasi ya Gikondo mubereye Vice President? Paruwasi ya Gikondo ni imwe muri paruwasi zigize Arikidiyoseze ya Kigali, ikaba yarashinzwe mu 1976. Turimo turerekeza ku myaka 50 ya yubile. Turi hafi kuzavuga imyiteguro yayo. Nagira ngo mbabwire ko Paruwasi ya Mutagatifu Vincent Paroti yaragijwe abapadiri b'abaparotini. Ikaba rero ari imwe muri paruwasi zitari nini, ariko kandi ikaba ifite abakristu bafite ingufu, abakristu bishimye, abakristu bakora cyane, ndetse n'abapadiri bayigezaho ubutumwa bwiza. Nkaba rero nababwira ngo turakataje hamwe n'ubutumwa bwa kiliziya, cyane cyane dushingiye ku butumwa bwa sinode, aho mukuru wa kiliziya n'abo bafatanya, ndavuga Papa François, bashyizeho umurongo wa sinode ugamije gushishikariza abakristo gukorera hamwe mu bumwe, bakagendera hamwe mu butumwa, bafatanije muri byose kandi babana muri byose, nta n'umwe usigaye inyuma. Natwe rero muri Paruwasi ya Mutagatifu Vincent Paroti Gikondo ntabwo twasigaye inyuma, kandi turakomeye. Tumaze igihe turwana no kubaka kiliziya nziza, iyi kiliziya mubona igamije kugira ngo abakristo basengere ahantu heza, bose bahakwirwe, ariko ikirushaho banasusuruke, bari ahantu habereye Imana n'abantu. Kiliziya rero Imana yaradushoboje turayuzuza. Uyu munsi dukomeje kundi mugambi
wo kubaka kiliziya ikomeye yo mu mutima, kiliziya ikomeye iyobowe na roho mutagatifu, kiliziya ikomeye yubaka umuryango w'abantu ukomeye, kiliziya ikomeye igira umusanzu mu guteza imbere igihugu. Ariyo mpamvu ubu turimo dushishikariza abakristo kubaka gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima. Mu kanya mukomoje kuri sinode ati no kugendera hamwe, ngira ngo Gikondo sivyo babatoza kuko turebye isura kiliziya paruwasi ifite, kiliziya nziza n'inyubako zikikije, ngira ngo byose mwabigezeho kubera kugendera hamwe. Ubwo rero wanakomoje no kuri gahunda numvise ngo byose na bose isangirabuzima. Ese ibyo byose ni ibiki? Byose na bose ni ibiki? Byose bivuze ibiki? Bose ni bande? Murakoze cyane. Ngira ngo reka nsubire inyuma gato ku buryo twubatse kiliziya. Iyi kiliziya tumaze imyaka igera kuri 4 turimo tuyitunganya, turimo tuyubaka, ariko twabigezeho kubera imbaraga z'abakristo. Abakristo bashyize hamwe, abakristo batanga imbaraga, abakristo basengera umushinga. Navuga ko iyi kiliziya mu kuyubaka dutwaye imbaraga zirenga miliyari 1 y'amanyarwanda, kandi ayo yose ntabwo twagize abaterankunga, ahubwo byavuye mu gice kinini kingana na 76% gitanzwe n'abakristo. Hanyuma 24 bituruka mu nguzanyo abakristo bafashe, tukaba twishyura miliyoni 12 ku kwezi, kandi araboneka mu mbaraga z'abakristo. Ibyo rero byanyeretse imbaraga zo gushyira hamwe, binyereka imbaraga zo kumva ubutumwa hamwe, binanyereka imbaraga z'ubumwe. Ibyo byose nibyo byaduhaye gutangiza gahunda byose na bose mu isangirabuzima. N'amagambo 3 y'ingenzi. Byose ni ukuvuga ngo dufatanije imibereho y'abanyarwanda, dufatanije ibyo duhuriyeho, dufatanije guhuza n'ibyo dutandukaniyeho, dufatanije umugambi w'ubumwe, dufatanije umugambi w'ubutumwa, dufatanije umugambi w'ubufatanye. Byose dusangira ibyo abanyarwanda bavuga gupfa no gukira. Aho rero ni ugukuramo ikidutandukanye icyo ari cyo cyose. Hanyuma bose ni ukuvuga nta n'umwe usigaye, yaba umuto, yaba umukuru, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukobwa, yaba umusore, yaba umupadiri, yaba umufureri, yaba umubikira, nta n'umwe usigaye. Hanyuma binavuga n'abo duturanye, bashobora kuba atari abakristo gatolika, ariko aho duturanye tugomba guturana neza. Bashaka kuba ari abanyarwanda batagira idini, aho duturanye tubabera itara, tubabera urumuri. Ni uguturana na buri wese, umugufi, umuremure, utitaye ku ibara ndetse utitaye no ku butunzi, umukire n'umukene. Hanyuma na bya bindi byose abanyarwanda batandukaniraho, nta bwoko, ari abarimwe mu ishusho y'Imana, ngabo bose. Hanyuma isangirabuzima ni ijambo nkunda cyane. Bishaka kuvuga umwanya abakristo bafata bakaganira iwabo aho batuye, aho twita muri kiliziya ntoya. Umuryango remezo ubundi ugizwe n'ingo ziri hagati y'5 n'10. Izo ngo zirahura zikaganira ku ijambo ry'Imana, zikaganira ku mibereho yabo, zikareba abamaze iminsi barwaye, zikareba abana babuze amafaranga y'ishuri, zikareba abagore n'abagabo batabanye neza, zikareba abashyingirwa, zikareba ababatizwa,
zikareba abakomezwa, zikanareba n'abashyingurwa iyo hari uwitabye Imana. Ibyo byose mu isangirabuzima nibyo abakristo basangira. Iyo bahuye baba bahuje umugambi, baba bahuje ubuzima, nibyo baganira, akaba ari twita isangirabuzima. Byose na bose mu isangirabuzima ni umugambi twumva uzadufasha kubaka kiliziya ikomeye y'umutima. Bose basangiye gupfa no gukira, basangiye akabisi n'agahiye. Ku cyumweru gishize ubwo twakiraga umushumba Kidiyoseze ya Kigali, mu ijambo wamugejejeho nk'uhagarariye abakristu, wamugaragarije ikibazo kitoroshye cyo kutitabira, cy'abakristu batitabira imiryango remezo. None uti bose, byose na bose mu isangirabuzima, byose na bose mu miryango remezo. Ese aho kuba batitabira umugambi nawo bazumva bareba? Yego, uwo mugambi uradusubiza mu mibereho ya kera, imibereho y'intumwa, ndetse iyi gahunda ya byose na bose iyobowe n'ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa 2:42, aho intumwa zitagiraga kubaho gutandukanye. Intumwa zahuzaga imibereho, zigahuza ibyo batunze, zigasangira byose, zigafashanya muri byose, zigasurana, zikabana, nta na kimwe kibatandukanye. Nibyo twifuza ko abanyarwanda baturanye bagarukaho. Mu by'ukuri iyi ni gahunda yuzuza ya yindi ya leta igigira y'ijisho ry'umuturanyi, ya yindi ya leta igigira y'agasozi ndatwa, ya yindi ya leta igigira y'urugo ruri mu iterambere. Aho natwe turashaka kuzuza leta. Aho rero ngarutse ku bibazo nagaragarije umwepiskopi, ikibazo gikomeye ni cy'abantu batarumva ko bagomba kwitabira isangirabuzima, batagomba kwitabira umuryango remezo. Nakomeje ku cyiciro cy'abitwa ko bize n'abitwa ko bakomeye. Ntago ari ukubibasira, ariko burya ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu 28:28 riratubwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu ataramenya Imana, kuri jye numva aba atarajijuka. Ikindi ijambo ry'Imana riratubwira ngo haguruka, Yezu araduhamagaye. Aha ndashishikariza abantu bakizitiwe no kwiga, akumva ko kwiga bitajyana n'Imana. Aha ndashishikariza abantu bakora, akumva ko gukora bitajyana n'Imana. Yaba yashomye akajya mu misa, yaba yashomye akajya mu isangirabuzima, yahabwa akazi akibagirwa kongera gushimira Imana. Iki ni ikintu cyo gushaka kubirenga. Hanyuma ugasanga abantu baracuruza, kakubwira ati ngiye simbona umwanya wo kuza mu isangirabuzima, murabizi ko ncuruza, ariko akananirwa gufata iminota mike yo kwicarana n'abavandimwe ngo basangire ubuzima. Jye mbyumva nko kwima uwaguhaye. Hanyuma ikindi cyiciro ni cy'abantu usanga bari mu nzego runaka yarakomeye, akumva ko atakwicarana n'abavandimwe baciriritse. Ibyo byose haba harimo kwibeshya, kubera ko burya guca bugufi ni byiza, kandi ng'icyubahiro ni icy'Imana. Aha rero nakunze kubyitegereza aho dutuye. Ntuye ahantu atari ngombwa ko mvuga amazina, ariko nsanga abantu babayeho nk'ubwo buryo navugaga. Umuntu w'umukire n'umukene ntibasuhuzanya, abize n'abatarize ntibasuhuzanya. Aho umuntu yinjira bagakinga, yasohoka bamara gukingura, asohotse bakongera bagakinga. Umuntu ntamenye uko babayeho. Noneho umunsi umwe hakaba ubukwe, ukabona hitabiriye abakire, abakene bahejwe. Bikaba kwa kundi ubukwe bwo mu bakene, abakire ntibahakandagire. Nza kubona ni ikibazo gikomeye. Nza kureba nsanga abakire
bakeneye abakene ngo babeho, nicyo twita dependance. Kuko iyo uzanye igitoki mu modoka ntabwo ukiterurira, ugitorirwa n'umukene. Iyo tugiye gushyingura ntabwo witerurira isanduka, yitorirwa n'abaciye bugufi. Kandi ari nubwo usanga umuntu ashaka n'abamusemera misa, icyo gihe abari bakomeye batazaga mu isangirabuzima wasangaga batirita, mwamufashije bakansomera misa, ese ubundi padiri namukura, ugasanga byamubereye ihurizo. Ese kubera icyo umuntu atekereza ku gushyingura no gushyingurwa ku munsi wa nyuma, ibyo bintu umuntu arabitegura. Ngewe rero naje gusanga iyi si uko tubaho ntabwo ariko Yezu ashaka, kandi uko tubayeho ntabwo ari byo bikwiye kuba biranga umuntu, ahubwo umuntu yagombye kuba ari umuntu ufite umutima ukeye, umutima wakira buri wese, umutima ubana na buri wese. Reka nsoreze ku kimwe nabonye cyari kibabaje aho hantu, nuko iyo twajyaga mu isangirabuzima hari bamwe basimbukaga urugo ntibajyeyo kubera ko nta makaro ahari, bazagera mu rundi rurimo amakaro bakajyayo. Ibyo byose ntabwo ari byo Yezu ashaka. Kandi tuba twubaka isi itariyo, isi nziza irimo umunezero tukayibagirwa. Nibyo twashakaga kuvuga, dushishikariza kubaho muri byose na bose mu isangirabuzima. Ibyo dutekereje neza rero biraduha undi mukoro, cyane cyane nka visi perezida w'inama y'Ikenurabusyo, umukoro mbona ku ruhande rw'abayobozi. Abayobozi barasabwa iki kugira ngo iyi gahunda izashobore kwitabirwa na bose uko bikwiye, nta pfunwe ryo gusanga kwicara hamwe n'abo abandi baciye bugufi, nta pfunwe ryo kwicara hamwe n'aba bandi tuvuga ngo isangirabuzima ni ry'abakecuru n'abasaza. Murakoze cyane. Reka mbabwire ikintu cya mbere abayobozi bazifashishe rya jambo ry'Imana, aho umukire yapfaga agatakambira Aburahamu ngo amubwirire Lazaro basi ashobore nibura no kumuciraho kugira ngo umuriro w'iteka utamugurumanaho yoroherwe. Ndashaka kugira ngo abantu bategure ejo hazaza badategereje icyo gihe. Abayobozi bakwiye gushishikariza abakristu bayoboye mu muryango remezo kubana na bose kandi muri byose. Ni inzira ya mbere iratangira kujya kugukomanga ku rugo muturanye, ukababwira ngo mwaramutse, amakuru, Yezu abantumyeho kandi arabahamagara. Nagira ngo mbatumire mu isangirabuzima, abasobanurira uko isangirabuzima riteye, uko riterana, aho rihurira, n'uko bagenda bajya mu rugo ku rundi. Noneho amubwire nawe ntazasigare. Icyo kandi kizafasha no mu kwitabira gahunda za leta, uko agiye kumukomangira amuramutse, amutumira mu isangirabuzima, ariko azanamukomangira amwibutsa kujya mu muganda kandi bajyane, amwibutsa kujya mu nama, amwibutsa kujya mu kagoroba k'ababyeyi, amwibutsa kujya muri za gahunda za leta. Bazaba bubatse igihugu cyiza, ariho hahandi navugaga agasozi ndatwa. Agasozi ndatwa ntabwo ari amaterasi n'indinganire gusa, ahubwo hari umutekano, naho babanye neza mu bumwe. Iyo yari inzira ya mbere. Iya kabiri ni ugufashanya muri za nzira z'umuryango remezo. Icya mbere ni ukuganira ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari aho umuyobozi w'umuryango remezo aryiharira, ahubwo n'aho buri wese akumva agasangiza abandi icyo yamufashije. Hanyuma icya gatatu ni ugusangira ubuzima ku mibereho y'abatuye aho ngaho. Hari ababa barwaye muri icyo cyumweru, bagatanga ubutumwa bwo kubasura. Hari umwana ubabuza amafaranga y'ishuri, bagasangira ubutumwa bwo kuyamushakira. Hari n'abana b'imfubyi batagira kivurira, hari abapfakazi. Abo bose inzu yagwiriye cyangwa ivira bashobora kujya inama bagakora ubutumwa bwo kumushakira ibati no kumufasha
kumuvomera ku buryo adasigara wenyine. Inzira ya kane ni ugusangira ibyo batunze. Aha hari iminsi mikuru ibera aho abantu batuye, hari anniversaire, hari ugushyingira no gushyingurwa, hari noneho na yubile, hari n'amasakramentu, batisimu, gukomezwa, ukarisitiya n'ibindi. Umuntu akibuka gutumira umuturanyi. Nta nubwo ari ibyo gusa, aho ufite ari agafasha udafite. Hari igihe nigeze kubabwira muri wa muryango remezo twari dutuyemo, byageze aho abantu bose bagarukira Imana. Kubera iki? Kubera ko ni ubuhamya tugomba kubasangiza bwagize icyo bukora. Twavanyemo icyo abantu batandukaniyeho cyose, tukajya tujya mu nzu yose duturanye, utitaye ko ari amakaro cyangwa ari sima, niyo yaba ari icyondo twajyagamo, abize n'abatarize, abakene n'abakire. Byaratinyuye, bose barisanga. Ikindi, bose basangiye ubuzima, bemera gusangira ubukene. Icyo gihe iyo habaga hari uwabatijwe, wakomejwe, wahawe ukarisitiya, bamwe muri twe babaga abashoferi, abandi bakaba pari na marene, abandi bagashaka fanta zo kwakira abashyitsi, abandi bakaba korari. Ingo zose ziza kwisanga zarahindutse, zarabaye abakristo kubera ryasangira buzima. Hanyuma ikindi, ndakeka ari icya gatanu, nuko ku minsi mikuru y'umwaka abantu barafashanya. Bya bindi buri rugo rwari kuba ruri buteke, umwe ari guteka ikizumba, undi ari guteka ibishyimbo, undi ari guteka inyama, undi ari guteka umuceri. Ntago twatekeraga iwacu, ahubwo twabizanaga hamwe tukabitekera hamwe, hanyuma tukaza kwifurizanya umwaka mushya. Ibyo byatumye tugira umunsi mukuru mwiza aho dutuye. Nibe umunezero wabamo ukaba umunezero wa bose. Hanyuma icya gatandatu, twashatse byinshi byaduhuza. Muri byo harimo kuba twafatanya tugakora icyo abantu benshi bato bita kakaweti. Buri rugo rwatomboraga urundi. Mu gutombora urundi, ukaruherekeza, ukarusengera, ukarusabira, ukarusura, ukarubaza uko rwaramutse. Wa munsi w'umwaka wageze, tugahana impano, tukishima, impano igahabwa urugo, tugaseka, tugasabana, tukabyina. Twageze aho twubaka agace katarimo amacakubiri. Hanyuma icya karindwi navuga ni icyo kuba twarebutse gufashanya. Urugo rwabyaye twaruhaga amafaranga atari menshi, 25,000. Urugo rwashingiye tugatwerera bisanzwe, ariko tukaruha n'amafaranga 25,000. Uwaba wimutse muri Kigali duhora twimuka, tukamuha amafaranga 25 yo kumwimura, tukajya tunamusura, nawe akagaruka akadusura. Twageze aho twubaka agace kiswe Ndatwa. Kubera iki? Isangira buzima. Ngubwo butumwa twifuza kugeza hose. Noneho ntizabe gahunda ya byose na bose, ahubwo izaba na gahunda ya byose na bose na hose mwisangira buzima. Akaba ariho dushaka kuzagarukira, tukubaka umuryango mwiza, tukubaka umuryango remezo mwiza, tukubaka kiliziya nziza, tukubaka umurenge mwiza, tukubaka akarere keza, tukubaka intara nziza, tukubaka igihugu cyiza. Ndiyo gahunda ya byose na bose mwisangira buzima. Murakoze kudufasha gusobanukirwa n'iyi gahunda ya byose na bose mwisangira buzima, ndetse mwugiyeho ngo byose na bose na hose mwisangira buzima. Vuga ko ari gahunda itureba twese, ireba indeba, ikureba, ireba na mugenzi wanjye, dusabwa kandi duhamagarirwa kwitabira. Nkumva rero paruwasi ubwo ngubwo ni uruhe ruhare uretse kuba yarashyizeho iyo gahunda? Paruwasi nka institution, nk'urwego, niki isabwa mu kubahiriza iyo gahunda? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza cyane. Kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa, ku bantu bazi iby'imishinga, iyi ni gahunda iri karitatifu. Navuga ntabwo ari ya yindi wasanga aho icyapa giteye
wasanga aho ibuye ryubatse ngo uvuge uti ibi bintu byagezweho, oya, ahubwo ni gahunda izapimirwa ku bantu ubwabo. Paruwasi ikintu cya mbere izakora ni ukubigeza mu nzego zose zikabigira ibyazo. Inama y'ikenurabushyo yarabyemeje, biro ya paruwasi ishinzwe gukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa. Ubu noneho byahawe komisiyo y'imiryango remezo. Komisiyo y'imiryango remezo igomba gukora ku buryo bikora hose, hanyuma binyuze mu rwego rwa santarare. Santarare igahuza ibyo bikorwa mu mpuzamiryango remezo ishinzwe. Noneho umuryango remezo ukabishyira mu bikorwa, ariko ugatanga raporo ku mpuzamuryango remezo ariyo ikurikirana ko byagezweho. Bizajya bikorwa bite? Bizajya bikorwa buri cyumweru. Uko umunsi twahuriye mu isangirabuzima, buri rugo ruvuge aho rubigejeje. Ese twakoze iki? Nasuye umuvandimwe, naramushishikarije, namusabye kuzaza, ubu yaje. Ntabwo arabyumva neza, nzasubirayo. Hari isengesho binsaba, ariko nabonye bigoye, biransaba ko mumfasha tukazajyanayo ubutaha. Buri muryango remezo ukazajya utanga raporo y'uko byagenze, umukristo agatanga raporo y'uko yageze ku muvandimwe n'icyo byagezeho n'ingorane yahuye nazo n'icyo asaba kugira ngo byihute. Hanyuma hagatangwa raporo ku rwego rw'igihembwe. Raporo y'igihembwe izajya ikusanywa n'umuyobozi w'impuzamiryango remezo, ayishyikiriza umuyobozi wa santarare uko bihagaze. Umuyobozi wa santarare hanyuma yihuze ayishyire ku rwego rwa perezida wa komisiyo y'imiryango remezo, kugira ngo bishobore kumenyekana ko byakoze, ingorane zabayemo n'ibisubizo bisabwa kugira ngo byihute. Hanyuma ku rwego rw'inama y'ikenurabushyo, biro ya santarare, biro ya paruwasi izajya ikusanya uko byagenze mu gice cy'amezi 6 semestre ibigeze ku nama y'ikenurabushyo. Icyo dushinzwe icyo gihe twebwe ni ukubihuza no kubikurikirana. Haraho nyuma inama y'ikenurabushyo ishingiye ku byagezweho, ku mbogamizi zirimo, ku nama zisabwa, izajya yongera ijya inama y'icyakorwa. Noneho tuzasoza mu rwego rwo gusura impuzamiryango remezo, dusuzumira hamwe uko byagenze. Akaba ari gahunda twihaye, tuzapimira ku mpinduka zabaye ku mibanire y'abakristo. Mu gihe nta gahunda izamara igihe kingana n'ikindi, gahunda izahoraho, cyangwa hari igihe ntarengwa avuga ati tugiye kuzapima intera bizabigezeho wenda nyuma y'imyaka 3 cyangwa se igihe runaka mwateganyije? Murakoze cyane. Ni gahunda y'imyaka 5 jyana n'igenamigambi dufite 2023 2027, ariko nk'uko nagiye mbigaragaza, ibipimo bito byo hagati bizagenda bifatwa, byo twita milestones. Bivuga ko buri gihembwe ni ku rwego rw'impuza kugeza kuri komisiyo. Hanyuma amezi 6 ni ku rwego rwa paruwasi. Hanyuma buri mwaka tugasuzuma icyo byatanze. Hazakorwa n'icyo nakwita isuzuma bumenyi ryo hagati, cyangwa isuzuma ry'ibikorwa, aho tuzareba mu mwaka wa 2025, ubwo ni ukuvuga ngo umwaka utaha icyo bizaba bimaze kuduha. Nyuma tukazasuzuma noneho mu buryo busoza muri 2027 icyo byatanze. Icyo tuzaba tugamije ni ukureba ibyagezweho, successes, ariko tunareba n'imbogamizi, challenges, ariko tunareba ukuntu byashyirwa ku rwego rugari, cyo twita scale up. Navuga ko tuzava muri za nzego dukoreramo gusa, tube twabishyira muri no mu zindi paruwasi, bitewe n'uko tuzaba twarageze ku ntego. Ndumva ari ubutumwa bwiza kandi bufite icyerekezo, ubutumwa budusaba kandi budushishikariza kubana twese, tukabana hamwe, dushyigikirana, dufashanya, kugira ngo dukomeze kwiyubaka. Sinzi niba ari ubundi butumwa bwihariye mbere yo kudusoza. Ubutumwa nubwo kugeza ku bakristo bose n'abanyarwanda batwumva, birageze ko imihigo yacu iba ya mihigo irema, irera
umunyarwanda ushoboye kandi ukwiye, umunyarwanda ubamo umukristo ufite indangagaciro nziza, indangagaciro z'ubumwe, indangagaciro z'ubufatanye n'indangagaciro z'ubutumwa. Tukiteza imbere mu kubaka no mu bikorwa remezo, ariko ntidusige umutima, cyane cyane ko umutima mubi washenye byinshi. Iyo dusubiye mu mateka yacu ya jenoside, tuba tubona ko hari igihe abantu babuze indangagaciro, abantu babuze ubukristo nyakuri, abantu babayeho batayobewe n'ivanjiri. Ubu tugomba kuba igihugu gitekanye, igihugu kiri mu iterambere, igihugu gifite ibikorwa remezo, ariko igihugu kinakomeye mu mibanire y'abantu. Nibyo numva ko iyi gahunda yadufasha. Turasaba n'inzego zose bireba kuzadufasha, kuko iyi gahunda izagira n'ikizana, ndavuga boost muri gahunda z'igihugu. Aho izagenda neza bizatuma imihigo y'abayobozi igenda neza, kandi bizatuma twubaka igihugu cyiza, aho ivanjiri iba umusemburo ikaba n'itara. Dufatanije tuzabishobora. Murakoze kudusobanurira gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima, gahunda itareba gusa umukristo nk'uko babivuze, ahubwo ireba umuntu wese ahatuye, duhereye mu muryango remezo ikagenda yaguka, ndetse twazayisangiza mu izindi paruwasi. Bakunzi inshuti rero mudukurikira kuri YouTube channel Paruwasi Vincent Paruti Gikondo, tubashimiye uburyo mukomeje kubana natwe mu biganiro tugenda tubategurira. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri ikiganiro, tubasaba gukomeza gukora subscribe, share ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu, kugira ngo dukomeze kunguka ibitekerezo no kwagura ibitekerezo byitubaka. Tubashimiye rero ko mwabanye natwe, kandi tubararikiye kuzakomeza kubana natwe mu biganiro biri imbere, ibiganiro byiza, ibiganiro bitwubaka, ibiganiro bituremamo icyizere. Murakoze. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.